Yes, tubahe ikaze mukuru yacu y'imikino, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda, hose nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane, by'umwihariko wamaze kuba wakanda subscribe rwose uri uw'agaciro, nawe utarayikanda iki ni cyo gihe ngo uyikande kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane, turebe uburyo twakomeza kugenda tuzamura umuryango mugari rwose w'abasiporutifu bibumbiye hamwe. Niyo mpamvu dusaba umuntu utarakanda subscribe rwose kanda subscribe, icyo bita zandani cyangwa se ubusesenguzi, icyo bita amakuru yose agezweho mu mikino nta handi uyakura. Niyo mpamvu twubwira ngo kanda subscribe, waba uri umufana wa Rayon Sport, waba uri umufana wa APR, rwose hose tuba turiyo tumeze neza cyane, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane, ibintu bikarushaho kugenda biba byiza cyane. Bamwita Ombolenga Fitina Ombo Bebe atangiye kugenda yatswaho umuriro n'abafana b'ikipe ya APR ndetse n'abareyo batamworoheye. Isi y'umupira w'amaguru igiye koto bita Ombolenga Fitina Ombo Bebe. Wakibaza ngo ese ari gushinjwa iki, bimeze bite? Ibyo byose ndaje tubigarukeho, ariko turaza wenda no kwinyabya ku kijyanye n'ikipe ya APR muri rusange, turebe ngo bimeze bite, imyiteguro y'umukino Azamu bimeze bite. Rwose ko ibintu bimeze neza cyane. Ku munsi w'ejo ikipe ya APR igomba gukina na Azamu, igipimo cyiza, ariko umutoza w'ikipe ya APR hari akantu nabonye yakoze ibara rwose remereye, gufata ekipe nka APR y'ibigwi n'amateka nk'ibyo ifite ukayitereka ku mwanya wa nyuma mu itsinda, rwose wari ibintu bikomeye cyane. Ubu ikipe iyoboye ni ikipe ya AS Kigali, Polisi ikaba iya kabiri, Azamu ikaba iya gatatu, ikipe ya APR ni iya nyuma. Rwose ubona ko ibintu bikomeye cyane, ubona ko rwose iyo bita APR ibintu bikomeje kugenda bigorana, kuko APR kari ibindi umutoza bimeze bite. Ariko iyi match ya Azamu rwose naze akumveka abafana, uramutse ukubiswe iyi match sinzi ko abafana, sinzi ko wenda wakongera kuba wagenda ubigarurira imitima yabo, kuko basa nkaho bari kugenda baguhunga. Ubwo ni umutoza ndi kuvuga, kuko umutoza baravuga bati ari gutsindwa aganyuzamo agatsinda, ariko imikino myinshi niyo ari gutsindwa. Ese Polisi iraje iragukubise muri match ya gishuti, mu nkera y'abayizi iragukubise, AS Kigali iragukubise, unganyije na Gorere imikino ibiri, utsinze Gasogi, ibi ni ibindi, utsinze Power Dynamos, yatsinze Power Dynamos. Abafana batangira kuvuga bati uyu mutoza ni muzima, 11 be agomba gukoresha yababonye, system agomba gukina yayibonye. Ariko match zikurikiye abantu biteze ko izo za AS Kigali zigomba kubitamira rwose mu buryo bworoshye cyane, ariko uyu mutoza rwose ekipe iza kumugaragura rwose mu buryo abantu benshi batumva, bavuga bati rwose uyu mutoza nawe ni ibindi. Ubwo match ya AS Kigali abantu baravuga bati ni kuri penalty birbaho, ni amahirwe, ariko kuba utuma n'ikipe kugeza muri penalty nabwo ubu rwego rwawe tuba twarubonye. Ariko wenda reka tuvuge ko AS Kigali yaje yakaniye, ariko se yakanira APR yo ntabwo igomba kuza yakaniye, zose zigomba kuza zakaniye. Ahubwo tuvuge ko bibaye nyine birabaye by'umupira, muranganyije mu gihe muri penalty baragukubise, burakeye ntibukeye kabiri, wambugane w'abanyarwanda ukinnye na Police Football Club iragukubise bibi cyane rwose, ibitego 3-2. Inagusaka rwose kurusha cyane, ubona ko n'ibindi byari kujyamo. Ariko umukinnyi nabonye uri gukora icyo bita kwatswaho umuriro mu buryo buremereye, bavuga bati rwose sinzi uko bigomba kugenda, ariko umutoza agomba guha umwanya wo bita Byiringiro Gilbert Kagege, kuko uyu mutaramu bita Ombolenga Fitina abafana bari kukubwira bati rwose uyu nguyu nta kirimo rwose, uretse kuba yagenda atanga ekipe ku kiranguzo. Ariko rwose yavuye muri Rayon Sport bamushidikanyaho, bavuga bati birashoboka ko atakoresheje imbaraga ze zose afite ku bushake, cyangwa se atatanze umusaruro ku bushake. Kuba agarutse muri APR yagiriyemo ibihe byiza, kandi yanayivuyemo rumwe mu bakinnyi bameze neza cyane. Abantu bizera ko agomba kugaruka ari hejuru, ariko uwo bita Ombolenga ari mu ishusho yagaragaramo muri Rayon Sport. Ubwo ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwahitaga kumushyira kuri bench
ubona ko rwose uwo bita Ombolenga Fitina ari kugenda agaragaza urwego ruri hasi. Umutaramu bita Byiringiro Rage ni umwe mu bagize uruhare rwo kwerekana imbaraga nke z'uyu mutaramu bita Ombolenga Fitina, amugaragura rwose amurisha ibyatsi rwose, ubona ko uwo bita Ombolenga twari tuzi wa kera ntago ari we. Sinzi wenda ngo akwiriye kongerwamo iki se, ni akabaraga k'umubiri ese ni iki kiri kubura kugira ngo bita Ombolenga Fitina abe yarushaho gukomeza kugenda yitwara neza mu buryo bugiye butandukanye, kuko n'umwe mu bakinnyi bari bazwi icyo bita santire, bazwiho gutsinda ibitego, bazwiho gutera imipira y'imiterekano, ariko ubu ngubu ubona ko rwose muri ibyo byose nkubwiye ubona ko bita Ombolenga nta na kimwe rwose abasha kuba yagenda akora neza cyane, ukabona ko bigoye kuba wagenda umwitegaho umusaruro. Ahubwo abafana barakubwira bati uyu Ombolenga umutoza namufata mushyire kuri benshi, nk'umukinnyi mukuru nabona yicaye kuri benshi agasiba imikino 3 yose yicaye kuri benshi, yakabye akajyamo asimbuye hakajyamo bita Byiringiro Gilbert Kagege, bizatuma uyu Ombolenga azamura urwego. Nimba ari uzamura urwego azaruzamura, nimba ari uwo byarangiye nabwo nyine bigaragare. Abafana barakubwira bati rwose uyu Ombolenga hari ibitego byinshi tumaze gutsindwa, kandi byose ibitego ku kigereranyo cyo hejuru rwose ku kigero cya 70%, ibitego byose ikipe ya APR yagiye itsindwa, ubona ko babaga baciye ku ruhande rwo bita Ombolenga Fitina, bavuga bati kabiri ikipe ya APR rwose irava ni icyambu rwose, ni icyambu ni ugucaho wigendera rwose, kuko bita Ombolenga Fitina rwose ni umwe mu bakinnyi batagaragaje urwego ruri hejuru muri iyi mikino y'inkera y'abahizi ndetse no mu mikino ya gishuti. Uretse umukino wa mbere yakinnye muri EPR yaje yerekana ko ari hejuru, ko indi mikino yaje ikurikiraho rwose wabonaga ko ari umukinnyi uri aho usanzwe. Ubwo uwo mukino yayigaragaje mu mukino wa Gasogi, kandi Gasogi yarimo abakinnyi benshi bavuye muri junior, irimo abakinnyi bari aho bawaya kuba bakigaragariza kuri iyo kipe nk'iyo ngiyo ntabwo abantu benshi bahita bakonfirima. Niyo mpamvu no bita Meme Raouf Dor rwose abantu barakonfirimye kuri match ya Gasogi, ariko babishidikanya bavuga bati ese ni Gasogi iri hasi, ese ni EPR iri hejuru. Ariko kuri match ya kabiri ya Gorera rwose numwe mu bakinnyi bagiye bitwara neza, ndetse na match yindi yakurikiyeho match ya Polisi. Mu mikino yose yo bita Meme Raouf Dor yakinnye wabonye ko ari umukinnyi muzima cyane kandi wagiye utanga byinshi. Ariko twongera tukagaruka kuri uyu mutaramu bita Ombobebe cyangwa se Ombolenga. Ubwo ni ukubanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba ko umutoza w'ikipe ya APR azagenda abona ko uyu Ombolenga akwiriye kuba yazamura urwego kugira ngo abashe kuba yajya mu kibuga, kuko abantu bose barakubwira bati rwose uwo bita Byiringiro Gilbert Kagege rwose asa nkaho ari hejuru y'uwo bita Ombolenga Fitina rwose mu buryo bugaragara. Kuko gufata uwo bita Ombolenga umaze imyaka 6 akina, ugafata n'umwana ukiri kuzamuka umeze neza cyane ufite icyo bita imbaraga z'umubiri nka Kagege, ubona ko rwose amahirwe menshi kabiri ikipe ya APR rwose bizatinda. Ariko bita Kagege ikibuga agomba kugikatamo rwose mu gihe ikipe izaba ishaka umusaruro, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane, ibintu tukareba ko ibintu byarushaho kugenda bimera fresh. Ikipe ya APR nayo irimo akavuyo kenshi rwose, ikipe ya APR irimo icyo bita akavuyo kenshi yaba muri resulta ziri kubura, yaba team manager w'ikipe ya APR nawe ashobora kuba afite icyo bita ibibazo bikomeye cyane. Murebe kuri izo jezi abo bataramu bambaye, murebe nimero, amabara yandikishije nimero rwose, abandi ni umukara, ariko murabona bita Hakimu Kiwanuka nimero zandikishije ibara ry'icyatsi. Ayayay nereri rwose kuri ama ekipe hano mu Rwanda akora amakosa abona ko sinzi kabisa. Ubona ko ikipe ya APR rwose irimo ikintu bita akavuyo, irimo ikintu bita akavuyo rwose kasa nkaho kadasanzwe. Murabona akavuyo muri jezi, mu myambaro ya ekipe, akavuyo mu mipangire, akavuyo mu mitoreze rwose. Ubona ko ikipe ya APR ntabwo irajya ku murongo, kuko rankizi jezi ubona ko abandi bose bambaye nimero zandikishije ibara ry'umukara, ariko uyu mutaramu nimero zandikishije ibara ry'icyatsi. Ibi ni ibindi. Hari abandi nabonye abaterankunga bari mu mugongo, abandi bari ku gatuza, abandi nta bariho rwose. Ubona ko ikipe ya APR cyafite akavuyo mu myambarire, mu mitoreze, mu mikinire, byose ubona ko ntabwo birasobanuka. Ariko reka twizere ko ari ikibazo kigiye rwose ibintu bikagenda bisubira ku murongo, tukareba ko ibintu byarushaho kugenda
bimera neza cyane, tukareba ko iyo bita APR yagenda ijya ku murongo ibintu bikarusha kugenda bikosoka. Ibi ni ibisanzwe, wenda ntabwo turinjira muri shampiyona, ariko ni utuntu umuntu aba akwiriye gucishamo itorosha akanenga kugira ngo barebe uburyo babikosora. Mu myandikire mwabonye icyo bita imyandikire ya APR mu bihe bishize, ubona ko rwose byari ibindi bindi. Bajya kuyobora gusohora icyo bita afishe z'imikino, ukabona banditse amazina nabi, ukabona banditse imikino nabi, ukabona banditse amatariki nabi, ukabona banditse iminsi nabi, rwose ukabona ko ari ibintu byasaga nabi cyane. Ariko reka twizere ko wenda shampiyona izajya gutangira ikipe iri smart imeze neza cyane nk'uko bimenyerewe, nk'uko binitezwe, ko nta gakavuyo wakajyana muri shampiyona uri APR. Mu yandi ma ekipe byashoboka, muri izo za Kiyovu byashoboka ziba ziri kugwirirana, muri ya ma ekipe afite ibibazo, ariko nka APR rwose byaba ari ibindi bindi, byaba isa kirirego, byaba ari ibindi bindi rwose. Mfashe umwanya gucimire buri wese reba ikiganiro, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Dusubire ku isaha saa 12 mbihera icyo bita zandani nk'uko nabibemenyereje, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Banyita Kwizera, nijye mu biganiro bya buri munsi.